akuzwe ni Marie Clarisse Mukandengo. Hari abantu bicara ugasanga bagiye gukodesha aho gukorera imirimo yabo yo kuri YouTube channel. Njye rero mba nibereye mu gikoni cyanjye, aha murabibona yuko nitekeye akantu bita umureti. Kristo Yezu akuzwe. Aha rero ni mu gikoni cyanjye, iyi ni imbabura yanjye, nuko umureti nitekeye rero. Hari umuntu wowe ugira gutya agakodesha ahantu ho gukorera. Nawe ndebe, ngiyi studio yanjye, aho niho niyicarira nkikorera ibyo nishakiye. Aha ni iwanjye, ni mu gikoni cyanjye kandi ni na studio yanjye. Kristo Yezu akuzwe. Ngaho rero ibaze ukodesha aho gukorera kandi ufite iwawe. N'udukoresho twanjye iyo maze kwikarabira ndisiga. Iyi ni puderi yanjye, iyi puderi yanjye. N'utwo nikorera dusanzwe two ku nzara n'utuverine muri kutureba. Uyu ni umuti, iyi ni insecticide. Ni igihe natewe n'udusimba, hari igihe mu gikoni hashobora kubonekamo twa Marie Jose cyangwa utundi dusimba. Aya ni amavuta nishyiriye mu icupa rya parufe. Izi ni parufe zanjye nkoresha igihe nishakira nanjye gusa neza nk'abandi. Urabona ko ari mu gikoni nta birenze. Ibi ni ibigori nyine nejeje. Urabona yuko umuntu rimwe na rimwe agira gutya akagira ibyo yikorera iwe. Aha ni iwanjye, ni mu gikoni cyanjye. Useke cyangwa ntuseke, aha niyo studio yanjye, ni nacyo gikoni cyanjye. Aya ni amakara, urabireba ko ari amakara, nta birenze muri make. Kristo Yezu akuzwe. Ngaho rero nigeraho ni Marie Clarisse, aho kugira ngo njye gukodesha ngo aho nzashyirira ibintu byiza kuri YouTube. Rwose aho uri hose wakora ibyo ukora, kuko buriya uko wabyutse, niba udatewe isoni zo kuva mu buriri ukagenda ukavuga ngo wenda runaka aranseka, nubona ko ari buguseke ubwo urabusa nabi nyine, ariko nubona ko atari buguseke urabusa neza. Kristo Yezu akuzwe. Aka ni akabati kangeraho ko mu gikoni. Urabona ko harimo amasahane, dore ngaya ntabwo njya mbabeshya. Dore ngibi by'iwanjye ni ibi ngibi. Kristo Yezu akuzwe. N'igihe umuntu yikeneye kunywa agafanta urabona ko karimo nta kibazo. Utu ni udutasi twanjye, ni teremusi, nta birenze iwacu. Kristo Yezu akuzwe. Ni mu gikoni cyanjye rero nta birenze. Mu gikoni cyanjye izi ni etajeri nishyiriraho utuntu. Aka ni akabido nshyiramo amata yo kunywa. Ubwo nakogeje aka ngaka ko kashizemo amavuta. Urumva ko nakennye. Muri make ngiki gikoni cyanjye uko giteye, kandi ni naho nicara ngakora twa tuntu twose mwabonye, ugasanga ibintu byanjye bigenze neza. Kristo Yezu akuzwe. Mu murimo wa Nyagasani rero urabona ko na Bibiliya ntagatifu sinjya nyisiga. Ngiyi aho mba ndi hose mba ndi kumwe nayo. Iyi niyo ntwaro yanjye ifasha guhangana n'ubuzima bw'urugo. Niyo ntwaro yanjye ifasha guhangana na sekibi mu buzima bwanjye bwa buri munsi. Iyo wasomye ijambo ry'Imana, sekibi irahunga. Noneho iyo wiyirije rero biba akarusho. Sekibi itinya umuntu wiyiriza ntarye, kandi ukigomwa ukihanira kureka. Kristo Yezu akuzwe. Iki gihe turimo rero cy'igisibo ni igihe cyo kwisuzuma, ni igihe cyo kwihanira kureka, ni igihe cyo gukora ibyo Nyagasani ashaka. Iteka nk'uku tugiye kuryama, ubu burije biri mu masaha ya 3:30. Ni ukuvuga ngo igihe cyose rero tugomba guhorana intwaro yacu. Njye intwaro yanjye ngiyi nk'umukristo mfite Bibiliya ntagatifu. Kristo Yezu akuzwe. Urabibona ko ari Bibiliya ntagatifu. Rero nta kintu na kimwe gishobora kugutandukanya na Kristo. Hari umuntu uvuga rero ati ngiye gukodesha studio, ngiye gukodesha etaje ihenze, abantu babone ko ndi mu bintu bihenze. Ngiye mu buzima bwanjye ahubwo ibintu iyo mbona bihenze birambangamira. Kristo Yezu akuzwe. Ntabwo nkunda ibintu bimbangamira rero. Ibintu bihenze mba numva atari ibyanjye.
ngendana n'ibyanjye, kuko uko bwije n'uko bukeye tugenda dutera imbere mu kwemera. Rero si ukuvuga ngo mu gikoni ntiwahakorera ubutumwa, mu gikoni ntiwakwamamaza ijambo ry'Imana, mu gikoni ntiwahagira sitidiyo, oya, iwanjye nta bwibone. Ubwo nuvuga ngo mvuze ngo ngiye kujya ahahambaye, bwaba ari bwa bwibone ntashaka. Kristo Yezu akuzwe. Icyo uzakora rero cyose umutima wawe utagucira urubanza kizaba ari cyiza, ariko nawe ubikora ntabwo nguciriyeho iteka, kuko nibwo butumwa bwawe urimo, cyangwa se niwo mwanya wawe urimo, ariko gusesagura mu rugo nkatwe dufite ingo ntabwo ari byiza. Mu rugo tugomba guhangana no gukora umurimo unoze, ariko kandi tukagerageza guhagarara ku gishoro cyacu. Igishoro cyacu rero cya mbere ni ubuzima, igishoro cya kabiri ni ibyo dufite. None se nuba weho muri make nta nzu yo kubamo wiyubakiye ufite, ugashaka gukodesha inzu yo kubamo, ugakodesha na sitidiyo yo gukoreramo, urumva utari gusenya urugo rwawe? Ni inama nakugiraga, singuciriyeho iteka. Hari n'undi rero uvuga ngo ngo ngiye ngo gukora umurimo w'Imana, ngiye gukora ubutumwa, ngiye gutambutsa ikiganiro kuri YouTube, reka mbanze nikoreho, reka nimakiye, reka nkarabe, nyine nisige make-up. Kristo Yezu akuzwe. None se niba wabyutse mu buriri ukaba uzi neza yuko uwakubonye bwa mbere ari umugabo wawe, undi muntu uri gushaka kuri YouTube ngo abone ko usa neza, ninde? Niba rero wumva usa nabi imbere y'umugabo wawe, karaba. Niba wumva usa neza, numva nta kintu cyakubuza gukora sabira. Rero nanjye ngusabira, Yezu biremera. Dusabirane rero, twe gukora ubutumwa ngo ni ukubanza duse neza twimakiye, ni ukubanza gusa neza twisize make-up, oya. Aho uri niba uzi ko wabyutse mu buriri, nta kintu cyatuma utavugira Imana. None se hari utagira igikoni iwe mu rugo? Ubu se ko ngize icyo mvuga ndi mu gikoni, urabona nsa nabi se? Yego wenda nambaye itaburiya, ndi mu gikoni, ndi mu kazi, ariko nta kintu cyambuza gukorera Nyagasani. Dusabirane rero. Kristo Yezu akuzwe. Njye ndi Marie Clarisse Mukandengo, unsabire nanjye ngusabire, ngusagira ngo tuzabone ubugingo buhoraho. Kristo Yezu akuzwe.